gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize hari umuntu uri gukomanga kwa Lucas ndetse bari barimo bibaza aho umuzamu yaba ari ngo afungure ari buwariwe. Lucas yari amaze gufata umwanzuro wo kujya kwirebera nyiri gukomanga. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri Lucas. Aragenda agafungura, nyuma yo gufungura ahera ko yikanga kavuga ati ndarota ibindi bintu ndi kubona nkaba ntari gutekereza neza ibi biki bagenzi banjye. Ahera akavuga ati namara uje gukora iki wanjye, urashaka iki kano kanya? Namara ati narinje kureba uwo mugore wawe w'igitangaza uwaguteye gufungisha mama wawe ndetse nanjye. Lucas, ibuka yuko hashize igihe kinini njye nawe n'ahantu n'ahantu hato duhurira. Ikindi urabizi ko na namba yanjye ubwayo utakiyitaba, so ndibaza kuki wicaye ugatekereza yuko ishimutwa ry'umugore wawe njye na mama wawe twaba tubiri inyuma. Lucas ati rega ntabwo nabitekereje, ndabizi ko wowe ni Murat ndetse na mama wanjye ari mu bantu bonyine batankundira umuryango. Ndabizi ko mumubonye urwaho mwamwimura ubuzima ariko murabeshya. Erega imirinda ntihunikira. Nubwo kano kanya njye nawe tutorohewe dufite agahinda ko kubura umwana wacu Ivy, ariko ndabizi hamwe no gusenga hamwe no kwizera ibintu byose bizagenda neza. Yewe ndabizi ko wowe na mama muri kubyinira ku rukoma murishimye muranezerewe, ariko ndabizi neza ko mutazavugiriza impundu kunesha. Ahubwo se kuki uri hano, uje gukora iki? Ubundi ninde wakurangiye iwanjye kuva ryari usigaye uzi iwanjye ko nzi ko nta muntu n'uyu n'umwe uzi aho ntuye? Ni Muratatsi utuye mu ijoro, utuye mu mutamenwa, utuye nk'umuntu adashaka kugera. Bibwiye igihe maze nzi ahantu utuye ntabwo wakwizera ko nari mbizi, ahubwo nahanyuraga everyday nigendera, ariko ntabwo wagiye kure tu, uri hafi kuko turakubona. Ikindi nubwo waduhishe iwawe genda mama wawe twese ahantu baturahazi, so ntukibwire rero ngo waratwihishe, ngo waduhishe iwawe, ngo wumve nyine ngo ni ibintu birenze ngo wakoze. Oya, ndabizi ntabwo wari umwiteguye, ahubwo se urama karibu ninjire. Lucas atoya nta karibu ufite iwanjye, ndaguha karibu yikize, ndaguha karibu nkande nk'igishyi, natari ko nk'uwahoze ari inshuti yawe nangwa se nk'uwari ugiye kuzaba umugore wawe. Ariko reka nkubaze Lucas, kandi mbabarire mbwiza ukuri numbeshye, ubu ngubu turi mu mwanya wo kubwizanya ukuri. Lucas ati uwo mwanya nubwo rwose ntari tayari, ariko ntacyo mbaza, icyo ushaka kumbaza ndagusubiza. Ndati Lucas, mbwiza ukuri, have you ever loved me even for once?
Nimurate icyo kibazo nicyo wumva ushaka kumbaza cyonyine. Mukuri ntaciye ku ruhande. Kugukunda ko naragukunze. Nigeze kugukunda kandi ibyanya byo bizura uburyarya. Wambaye hafi ariko remember wambaye hafi umutima wanjye wari warabaye akahebwe wongeye kugarurira icyizere mu buryo njye ubwanjye ntatekerezaga. Rero kuvuga kugukunda naragukunze kuyanza kuba ntarigeze ngukunda ntabwo nari gutekereza kuba nakugira umugore ariko kuko nyine nagukunze naragukundaga nafashe uramwanzuro niyemeze kugira umugore ariko nyine kubw'amahirwe yawe make naje kwisanga nongeye kubona umugore wanjye w'igikundiro. Nimurate ndagira ngo iki kintu cyumve kandi ugishyire mu mutwe wawe. Biragoye ko wazanganira Jintan. Biranagoye ko wazigera unamusimbura mu buzima bwanjye. Noneho uranyuzwe wari ukeneye kumenya niba narigeze ngukundaho nabura byibura byari rimwe. Noneho uranyuzwe se? Nk'uko nabikubwiye yego naragukunze kandi cyane. Nizere ko noneho unyuzwe. Nimurate atoya ntabwo nyuzwe. None se basi wigeze umbonamo nk'umugore wawe w'ejo hazaza? Wigeze umbonamo nka mama w'abana bawe? Lucas ati yego narakubonye pe nakubonaga ejo hanjye heza. Narakurebaga nkabona ejo hanjye hose. Nkumvaga uzambera umugore w'umugisha. Ariko nyine ntabwo byakunze. Ntabwo wabindenganyiriza. Okay. Ndumva ibyo nashaka kumenya ari ibyo ngibyo. Ariko hari ikindi kibazo nshaka kubaza. Iyo wicaye basi ujya untekerezaho. Ukasa tugeze mu kintu muri aho. Ndetse narindi kukubaza iyo wicaye wowe ubwawe wicaye tuje. Ujya untekerezaho. Ndateke. Ntutekereza wowe Nimurate se? Nose tubwizanye ukuri. Nagutekereza nk'iki? Nturi umugore wanjye, nturi mushiki wanjye, nta kintu mpfana nawe. Mbwira rero ukuntu nagutekereza. Icyakora njya nibuka ko wangiriye neza. Kandi n'ukuri nuko nafite icyo nkwitura. Kingana n'ibyo wankoreye. Nakwitura pe. Nimurate atariko icyo kunyitura ntabwo wakibuze. Ndetse none bagira ngo nkwiture kise kandi muhungu mwiza nako mukobwa mwiza. Nimurate ati Lucas icyo nshaka uragifite kandi nta nubwo kigusaba imbaraga nyinshi. Nta n'ikindi kintu ngendeye uretse wowe ubwawe kuntega amatwi kuko icyo ngeneye ndabizi neza ubishaka wakimwe. That's okay. Kimbwire nta kibazo ndakiguha. Nimurate turansezeranya. Lucas ati ntabwo nagusezeranya kuko mbere ya byose ntabwo nzi icyo ugiye kunsaba. Nimurate atumva rero icyo ngiye kugusaba. Basi wanteye inda nkazabyara umwana nibura nkavuga ngo uyu mwana yavuye mu rukundo rw'ubuzima bwanjye. Mbabarira pe nzagenda njye kure aho utazigera wongera kumbona ngende njye kubana n'umwana wanjye. Ndabizi neza nzamukunda kandi nzamuha urukundo rwo rukundo rwa nyarwo. Nibura njye nicara mvuge ngo umusore nakunze n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose n'intekerezo zanjye zose. Nibura bwa rimwe yansigiye urwibutso. Ese ubu noneho nakwibukira kuki? Ese niba ubwo utekereza ngo uvuge uti ubu ngubu ni ikihe kintu nabura Nimurate yanyibukiraho? Lucas ati ariko nizere kuri kwikinira urakomeye se?
Nimurata tamusubise nyene y'umwana uvuye kuri wowe Lucas ati njyewe ndyamane nawe ngutera inda ndati yego nibyo nshaka nibyo nkufuza ndati ntuweye Nimurata kanu urimo urota kandi kanu ndati yanago ndi kurota Lucas ati okay noneho mu mwanya mbitekerezaho Nimurata toya ndabizi neza igisubizo uragifite bira ntibazagushuke ngo umuntu ukubwira ngo ikintu ngo agiye kugitekerezaho ukuri bakuzi ahubwo nyine bari kujijisha ndabizi neza niba bishaka kumbwira uti yego ni kimwe utanabishaka bahera kumbwira ati wapi ntabwo byakunda ahubwo mbwira uri tayari urama umwana njye nawe tubyarana ndagusezeranya sinzigera nongera niri na rimwe kugaragara imbere y'amaso yawe yewe nzafata n'umwana wanjye mere ko ngenda mva muri iki gihugu Lucas ati nguke uva muri iki gihugu ugende hanyuma ufate amaraso yanjye ugende uyajyane mbizi neza ko nateye inda nkabiyara urumva nazabaho ntuje uwo mutima urumva kuko utazajya uhora undya nshinye mu mugore wanjye Jinda Nimurata ariko n'ubundi na mbere hose amuciye inyuma uko nitwaryamanye rimwe nitwaryamanye kabiri rero ndumva nta gishya kirimo ni ibintu bisanzwe Lucas ati igishya kirimo cyagiye twaryamanye nzi ko ntakiri kumwe n'umugore wanjye kuko nari nzi ko yapfuye atakiriho rero uyu munsi ntabwo twaryamana kuko umugore wanjye dufitanye isezerano na kuka Nimurata ariko Lucas wagireka gukomeza ibintu Gireka gukomeza ibintu pe nyihera umwana iki kintu ngushaka basi uragira ngo nkore iki nguye iki basi nabura umwana Lucas ariko nundusha amafaranga nawe urabizi nta kintu ndusha rero nta kintu wampereza okay nsezeranya ko ninguye umwana uzamvira mu buzima burundu utazigera wongera niri na rimwe kugaragara mu maso yanjye kandi ikindi unsezeranye ko umwana wanjye uzamubwira ko ndi se kandi nanjye nkazagira uburenganzira ku mwana wanjye Nimurata ati wumva erega nari mbizi umugore wawe aranashaje narakuze ntago yakongera kubyara kandi kana rero uzuba azapfira akana kamwe kuko reka duhereze Ivy Karumunake nangwa se tumuhereze musaza Lucas ati nta kibazo Nimurata turabyemeye Lucas ati yego ndabyemeye ubwo nyine tuzapanga duhure Nimurata ati ko bizi ko njya nguhamagara nonyitabe Lucas ubwo nuri kubikuraho Lucas ati yandakomeje nabura kuko wangiriye neza wambaye hafi igihe nari ngukeneye reka byose mbigukorere byose mbikore mu rwego rwo kugira ngo ubone ko nta mutima mubi yewe nta n'urwango ngufitiye ndatoke aho ni sawa amasura makaribu ninjire Lucas ati nta karibu wanjye ahubwo genda umugore wanjye atanamenya ko ari wowe waje ikindi nta nubwo nshaka kanakubona ndatoke sawa Nimurata ko yigendera Lucas nawe akagaruka mu nzu aragenda agasanga umugore we yicaye amutegereje akambwira ko watinze ubundi se umuntu wari ukomangura amubonye Lucas ati ndamubonye ndati none se ko tamuhaye karibu Lucas ati nsanze ari Nimurata kandi sinamuha karibu wanjye namenya azanye ibiki Jinta atari kugira ukwizera guke uzi ko nta kwizera nuko naguke ugira wamenya kwizera guke agitekereza ko yakugira ati iyaturinze na mbere hose naho yagiye n'ubu yaturinda iyaturengeye ubwo byari bikomeye n'uyu munsi yaturengera so ntabwo ugomba gutera ubwoba na Nimurata I think ko twaramurenze turi kure yiwe kandi uburinzi bw'Imana buhora kuri twe ndati yandabizi ariko not now Jinta ati kubera ukivuze not now ndati yego nyine not now ntago arahabwa karibu wanjye kuko sindibagirwa amabi yiwe ndati ariko wagibabarira
hahirwa abagira imbabazi kuko ari wowe uzazigirirwa. So niba utabasha kubabarira umva wowe Imana izakubabarira ukasata hato ubwo rero ubwo ari wowe uraje ibyo tubyihorere tuve kuri Lucas twigarukire kuri Mika ndetse na Bianca. Bianca abari kuganira na murumuna we ariko mubwira ati ariko Mika ndashaka kubabaza umuntu witwa Dylan kandi niwe ugomba kubimfashamo. Mika tushaka kubabaza Dylan ariko Bianca uretse umugabo w'abandi niba ntabwo uribagirwa Dylan. Bianca tishabyihorera Mika wagira ngo neza Dylan yaranduze gukunda undi muntu byarananiye mba numva neza ngiye kuzasara. Ntigatego ko ahubwo urwo ruracyabaho Imana izamihirwe nanjye nkundwa nk'uko rwose ukunda uriya mugabo ariko se ubundi mukundiriye. Bianca ati nanjye ntabwo mbizi murumuna wanjye ndetse none se ubundi urashaka kubabaza umuntu ukunda ushaka kubona umuntu ukunda ababara. Ati ndabizi ko nanjye byambabaza ariko nabura nkeneye kumubona nawe ababara. Bianca ati ndabizi Dylan akunda abakobwa. Mika ati icyo ngicyo wakesha njyewe naganiriye na Dylan inshuro nyinshi twagiye tunahura kenshi kuko ndabizi urabizi ko wamurwaye kandi umurwaye igihe kitari gito. Dylan yaza kuba akunda abakobwa aba yaranyatatse ariko Dylan ntabwo akunda igitsina gore cyane uri kumwibeshya ahubwo niba ushaka kumutega uzamutega ibindi nabyumvise ubwo urashaka kumutega umukobwa ntabwo byavamo nabonye asigaye ateye ukuntu. Ndetse noneho reka tumubaze tunyuze ku mugore we nangwa se umwana we. Mika ati mbike umwana wese uzamugeraho gute ndetse simbizi kandi umukinnyi wa basket kumugeraho biroroshye hanyuma se umugore we. Bianca ati we biragoye ahubwo reka turebe ukuntu twagera kuri Ntwari. Doran uri hariya imfura ya Dylan sha ni mwiza nka se gusa ariko nanone Doran ararusha Dylan ubwiza. Mika ati ariko njye ntabwo muzi wanyeretse ifoto ye nkareba. Mika aritegereza akavuga ati yego ko mwana nuyusa ngo harya yitwa nde ndati yitwa Ntwari Doran. Ntabwo mbyumva ni ubyarwa na Dylan se ndati yego nyine nose urumva ndi kugutuburira hano kari mwiza se. Bianca ati ariko na se simu nawe ni mwiza ndati wayawe yungu ni wararenze ararusha ubwiza pe. Bianca ati narinzi kandi njye nyine ubibona. Mika ati none se ubundi urashaka kumubabaza gute. Bianca ati ndabizi neza uyu mwana waba baramutoje nta nubwo akunda kujya mu gitsina gore ndashaka kumwigisha ingeso mbi bikarangira ariyeri yirangiye anahombereye ababyeyi. Mika ati muke urumva ibyo bintu uzabigeraho ariko wasaze sikuri umusazi wowe none se uriya mwana urashaka kumushyira mu ngeso mbi urumva wamuhera he wamukura he se ubundi. Ndati byihorere yewe njyewe se sinatangiye nawe mwaprochinze ubu turavugana inamba ze ndazifite ariko ntaganze. Ati ndashaka kuzamusohokana rimwe nkamunywesha inzoga nkamujyana mu bakobwa ku buryo bimwe byiwe birayikoza byose bizarangira. Nyine twigeze kuganira for once arambwira ngo papa we
hari ibintu byinshi yagiye mubuza birimo igitsina gore harimo n'abakobwa ibintu byinshi rero ndashaka kwereka se ko yibeshye kandi nimara kubigeraho nzamuhamagara mu gati Dylan ibi byose ndabikoze kugira ngo nkwereke ko umuryango wawe wandutesheje nta kintu n'iki na gito ndusha Mikata ariko rero ubwo bwaba ari ubugome ntese ushaka kubigenza ute Bianca ati nuko nashyigira Yutalasi ariko iyo nza kuba nkiyifite nari kuzatuma uriya mwana mberinda noneho nkajya nyina se ku mubyimba ariko nzakora uko nshoboye ndyamane nawe nibinanira nzabahuza wowe nawe bari wowe mungushiriza mu gatego nabura ko mpinda byaba ari sawa Mikata ari kuri umusinzi usigaye usinda utinyuye wasaze se mbimenye njyewe banterinda kugira ngo niba ibyo uri mu rugo nkawe se oya wose njyewe ikindi njyewe umukino wawe uri gukina ntabwo nzagufasha ko gukina uzawukina wenyine undi turabyanze Mikata ndabyanze batangira gutungana nikabwira Bianca ko ibyo ari gukora atari byo undi nawe tugomba kumfasha kuko nta wundi muntu uri bumfasha utari wowe undi nawe akamubwira ati reka nta kintu n'iki na kimwe ndi bugufasha reka umugabo w'abandi ureke n'umwana we kwanza rekana nigendere reka arahaguruka akigendera Bianca asigarana umujinya sigara yitotomba yiciraguraho reka akigendera tuve kuri Bianca ndetse na murumuna we twigarukire kuri mama Lucas abari mu rugo na Nimrat ndetse na Mariza bari kubaza ati se bigenda bite mwaryamye kuri sima murasinzira Nimrat ati shabyihorere wowe wari waryama kuri sima ibyumweru bibiri ntabwo bizisha uraryama imbavu rwose neza zigatonekara ugahindura urubavu bikanga ukaryama wubamye bikanga ukaryama ugaramye nabwo bikanga ukicara akabuno kagashya atumva umwanzi ukwangara agafungwa pe Mariza ahera ko aseka kavuga atego ntibize muri ubwo buribwe yego ko mwana ubwo se umuzangira gutekereza gukora icyawe ngayibaze ibyo bibiri byonyine umva ukuntu neza neza uri gutekereza ibaze noneho uramutse ukoze icyaha kikamenyekana bakagukatira umva ukuntu noneho waba ubayeho Nimrat ati ye baba we haragatabwa hariya hantu rwose Imana izahangira Mariza ati rero ni mugabanye ubugome kuko iherezo muzajyayo mama Lucas ati njye niba bashaka rwose bazangarure ariko nzaruhuka icyo nshaka nyigezeho Mariza atari kubona umukecuru umbwije ukuri wowe n'umukazana wawe mupiki ndati rero reka mbabwire bana banjye ikintu nangira Jint umuhungu wanjye yitere rimwe turaho ati ndashaka kubereka umugeni turaho tugiye kubona tubona tuzaniye umukobwa w'umuturage ati buriya Jint amureba hari yasirimutse ari uko ageze mu rugo rw'umuhungu wanjye uriya ntiyarazi no kwambara yambaraga ibintu utamenya uko bimeze ibintu bikubura yambara ibintu bitajyanye yewe nubwo nanjye nari umukecuru namurushaga ubusirimu namurushaga kwambara neza ubwo nyamuhungu abanzaniye umukazana yikubita amaso umukobwa ndavuga ngo yambara umukazana nabonaga ari agaturage mbona nta kintu azamarira umuhungu wanjye ariko
sinahera ko mbibwira umuhungu wanjye ndamwihorera ariko nkajya mbinyuzamo ntabimubwira undi agahera akambwira ati yewe mama uriya mukobwa ndamukunda ntabwo nzigera mureka njye nari nzi ko ari imikino barangije mbona bakoze ubukwe barabana ariko ubwo bakoze ubukwe umuhungu wanjye agifite akazi gasanzwe aho bamariye kubana numbaza ukuntu byagenze naje kujya kureba nsanga basigaye bafite kampani njya numva n'ubundi umuhungu wanjye rimwe na rimwe yajyaga abinyuriramo ambwira ati kuva yarongora umugore we hari ibintu byinshi cyane yagiye abona kandi by'umugisha by'umumaro nyambwira imodoka yaguze nyuma yo gushakana n'uwo mukazana nako niyongerwa mukazana by'imyakuye rero aragenda kubita iyo myaka irenga 17 yose hafi 18 atabyara njye nkagira ngo ahari umuhungu wanjye azagera aho ngaho mutagende nabura wenda ashaka undi mbe murokotse no ariko umva kariya kagore niba karuga niba agira inzaratsi ntabwo mbizi umuhungu wanjye mukunda nk'umusazi njyewe na Rayira twaragerageje yego twaramutoteje Lucas tumugira inama kenshi yo gushaka undi mugore aradutsembera neza aratunanira ubwo rero uko imyaka yagendaga yicuma nibyo byatumaga ngenda ndushaho kwanga Jinta ntababeshye nyimubona bwa mbere sinigeze mukunda nyuma yaje gutwita amaze gutwita ndareba ndavugana uyu mugore utwise akaba agiye kubyara muri uyu muryango kumvamo bizagora nyuma y'imyaka 3 ko bwihirwe umwana yari yabyaye arapfa nyuma natati none se ko binyuze ku ruhande sinumvise Rayira avuga ngo niwe wamwishe mama Lucas ati yewe kumwica se biranabyita kumwica ntago ari njyewe nari ndimo nikize kibi Mariza atoya mukecuru wica ku ruhande imfura y'umuhungu wawe n'umukazana wawe ni wowe wayishe unati ibyo tubisimbuke atubwo nyine nyuma yaje kongera gusama ababyaye umwana w'umuhungu bamwita Bright ubwo wa mbere yitwaga Abi nawe nyuma y'ibyumweru 2 abaciyeho ubwo nyine yari yacanga mu kigo yataye umutwe yumva yanze ubuzima ndangije mbere ko nshaka abantu bamushimuta ngo bamwambure ubuzima cyane ko ngiwe nari maze kubona amakuru avuga ko yaba yabuze nyuma y'ibaruwa yari yandikiye umuhungu wanjye abo nashatse baragenda barambeshya ngo baramwishe kumbe ntiyigeze apfa nyuma yaho icyo nakoze iminsi yaragiye iricuma nshaka umuganga muha amafaranga murabizi ko kwa muganga haba hari abantu bapfuye nangwa se imirambo yabuze ababo barangishije ariko bakabura ababo hari umuganga rero nasabye kumfasha amfasha muri icyo gikorwa uwo bashyinguye icyo gihe bavuga ko ari Jinta byose n'ingihoro biri inyuma ntabwo yari Jinta kuko twakomeze gushaka umurambo we turamubura turavuga ati rero niba atamuzika ngo tuzagaragaza imva ye ntabwo umuhungu wanjye azigera yizera ko umugore we atakiriho Mariza ati ngo iki none se koko ibyo bintu niba wabikoze n'uko ndati cyane tiwashatse umuntu yarabuzika neza byitirirwa mu kanyana ndati yego Mariza tugira umutima ukomeye wa mukecuru
aha ntabwo ngiye rwose ndumva ari nka filime ibyo bintu bibaho urwo rwango ruragenda rurakurariye muri wowe neza neza wumva umukazana wawe bene ako kageni ati cyane ati bakiri aho baganira telefone ya Nimurati irasona mu gusona aba ari Lucas umuhamagaye ahera akamubwira ngo ubwo Nimurati aritaba Lucas agahera akamubwira ngo none se ko mfite akanya nonaha duhuye hehe inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese kuko Lucas yaba agiye gutera inda Nimurati address se Nimurati ari bumuhereze Lucas araza kuza ntabwo ntari buze byose rero tuzabyumva mu bice bizakurikira inkuru yitwa Nzitane njyewe nitwa Atete igihindika kandi ni nanjye wibagezaho